dusingize duhanike dushimire Imana idahemuka, dutangaze ineza itagereranywa, uhoraho yadukoreye ibikomeye, dukuze dushime dusingize. Umwaka mushya muhire zanjye bavandimwe, mbifurije kuzagira umwaka mushya muhire. Uyu mwaka dusoje wenda bitewe n'uko wawubayemo, hari byinshi wishimiye, hari byinshi utishimiye bitewe n'ubuzima wagiye ucamo, ariko reka tubanze dushimire Imana ko duhumeka umwuka w'abazima, ibindi byose biza ari inyongera. Buri muntu wese rero afite icyo yashimira Imana bitewe n'urugendo rwe muri uyu mwaka, ariko mureke twese duhurire ku kuyishimira ko yaturinze tukaba dusoje umwaka, tukaba tugiye gutangira undi. Mbifurije rero kuzagira umwaka mushya wa 2026 uzatubera umwaka w'imigisha, w'amahirwe, w'urukundo, kandi buri umwe wese Imana izahaze ukwifuza kwe. Ndabakunda, mbifurije kurama no kugira ubuzima buzima.